Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkize ujye uhita ukibonera ku gihe, ko n'icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze kwanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isoko ry'amatungo, B, ivuriro ry'amatungo, C, uruzitiro rw'amatungo, D, akayira k'amatungo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ha, isoki kuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, akenshi bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Bishatse kuvuga iki? Kino cyapa niba kiri kukubwira ngo akayira k'amatungo, ntabwo kiraba gishinze iruhande rw'akayira k'amatungo, ahubwo uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri ako kayira k'amatungo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B, kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C, gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D, guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni A, guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza, ukirinda guhita winjira mu muhanda wirukanka kuko uba wateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanze. Ibyo byago aba arimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Waba ukingirijwe n'ikinyabiziga ugahagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Ndakeka ko rero waramusamo A, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombeje bice byinshi, niki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu, ntabwo turi amarobo. Hari umuntu utwara imodoka umunsi wose ariko kazi akora, cyangwa asanga utwara imodoka zambukiranya imipaka, ukora urugendo runini. Birashoboka ko ushobora kuba uri mu rugendo ukagira ibitotsi. Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gucuranga umuziki cyane, ugahita ucuranga amapiyano. B, kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. C, kuva mu muhanda urombeje bice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ha, isoki kuri nta kindi ni C, kuva mu muhanda urombereje bice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Urabizi ntiwatwara ikinyabiziga ufite ibitotsi. Wakumva ibitotsi bitumaze gushira
ukabona gusubira mu kinyabiziga cyawe, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko waramutse se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro ukeneye kode yaba iyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire, twandike cyangwa uduhamagare utubwire akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare tuze tuyakwigishe. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira: ntiwatwara ikinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa kiba gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara mu nzira nyabagendwa udafite uruhushya rwihariye. Ese urwo ruhushya rutangwa nande muri aba? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A, polisi y'igihugu; B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu; C, minisitiri w'ingabo; D, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kinini B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba ubifite mu nshingano, niwe wenyine waguha uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa kiriho ibyuma ntamenywa kiba gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa se mu kwitabara. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo atakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ugomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi ku buryo umuyobozi w'ikinyabiziga atareba muri metero 200, hari ukuntu uba ugomba kugaragazwa. Ugaragazwa gute? A, itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rijije imbere y'umukumbi; B, itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri na B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wari wabona ibikumbi iri kugaragazwa n'amatara? Oya, ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande 3 cyangwa ni mpande 4? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, ikintu cyose kiri mu kirango bari kugitegeka. Iyo harimo ikinyamitende aba ari inzira y'ibinyamitende itegetswe, iyo harimo abanyamaguru aba ari inzira y'abanyamaguru itegetswe. Hano harimo ikinyamitende n'abanyamaguru, niyo mpamvu duhisemo ko hano izo cy'ukuri ari C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ubonye ibyapa biri kukugora, video nari bakoriye ubonye utari kuyibona kuri YouTube channel yanyu, yandikira kuri WhatsApp nimero manazibahaye. Wabona hari indi somo ukeneye ko nkwigisha, ubyandika muri comment ugakanda subscribe kugira ngo nindishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira.
ku byerekeye ayahe matara: A, itara ndangamubyimba; B, itara ryerekana icyerekezo; C, itara ndangaburumbarare; D, ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo, nicyo kuri D biba bishatse kuvuga. We hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga nticyagira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe uretse ibyerekeye amatara akurikira. Muri make nticyagira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe, ariko amatara yo bagiye kutubwira kiba cyagira arenga abiri. Kiba cyagira arenga abiri yahe: ndangamubyimba nayo yerekana icyerekezo aribyo mwita ibinyoteri, kiba cyagira n'amatara arenga abiri ndangaburumbarare. Niyo mpamvu hano duhisemo ko handitse cy'ukuri ari D, ibisubizo byose ari ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ikurikira. Mu ntera yihe? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, kiba cyavuze ihoni ukagira intera runaka ucyumviramo. Ariko se kwa bino binyabiziga bidapakiye biba bishobora kurenza kilometero 50 mu isaha ategamye, biba bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ingana iki? A, metero 100; B, metero 200; C, metero 50; D, metero 150. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 50. Cyavuze ihoni kikiri muri metero 50, ukaba wabyumva. Murabizi nka velomoteri yo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo iyo uvugije ihoni kiri muri metero 20 itari yakugeraho, uba wabyumva. Ndakeka ko uramusamo C, ndizera ko uramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo nta mategeko agabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500, ni noye muvuduko? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, kilometero 60 mu isaha; B, kilometero 40 mu isaha; C, kilometero 75 mu isaha; D, kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri uba ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ukibuka ko noneho ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Ukibuka ko kuri velomoteri aba ari kilometero 50 mu isaha. Ukibuka ko kwa biriya binyabiziga bidafite ibibuza kwiceka kubera ko ariko byakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Ibyo byose mba ngomba kubivuga hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifite amakuru ukorere mu itutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu umunsi wose, hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? A, imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi; B, mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba ubujijwe guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, nko mu mwinjiro w'isoko, no mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Uzarebe uriya muhanda, iriya mirongo iri iruhande, iyo idacagaguye uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe. Rero mu gihe icagaguye
waparika ikinyabiziga cyawe umwanya muto cyangwa munini, ariko iyo udashaka kugira mirongo uba ubujijwe kuyirenga ngo haparike. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro, tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda ukagenda ugakora rimwe uhita utsinda, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare tuze tukwigishe mu gihe gito, ugenda ukore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizame cyangwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa duhamagare, ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe uyimenye. Ukeneye kode tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Nimero ni ya yindi, ntabwo igihinduka kandi ihora iriho. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe n'uko ibihe bimeze, wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, umuyobozi w'ikinyabiziga atareba muri metero 200. Hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa inyuma, ni amatara abiri atukura, ariko bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Bitarenze ibihe bipimo: A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha; B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6; C, uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8; D, A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6, bikaba ari byo bisubizo by'ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hasi icyo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo byikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bishatse kuvuga iki? Ikinyabiziga kiri gukurura romoroki, ariko iyo romoro kiri gukururwa iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura, kandi bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Hari ukuntu rero iyo romoro bigomba kugaragazwa kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa baze kumenya ko ihari. Igaragazwa gute? A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. B, itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, hasi igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije bashyira kuri ya romoroki inyuma, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari guturuka inyuma, kubera ko iyo romoroki yawe iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura, baze guhita bayibona. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho, ese ni mpande 3, ese ni mpande enye cyangwa n'uruziga? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo,
Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, harizo cyukuri nta kindi ni se ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, rwaba uruhande rw'iburyo, rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Bari ifungana ry'umuhanda, iyo ari uruhande rw'iburyo rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda gusa babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso gusa rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda bakabyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano impande zombi zagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, rero urahitamo ko igiso cy'ukuri ari se ifungana ry'umuhanda. Ndizera ko wanafitamo se, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Hari ikintu ukora kikabita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, biba binabujijwe. Ibihe? A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bihita biteza ambutiyage, urumva bihita bibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Naho gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, uri kugenda uri kwirukanka, umuyobozi w'ikinyabiziga kuri inyuma, uhise ukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, araturuka inyuma abe yahita kugonga, biba byaguteza ibyago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Rero biba bibujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, ugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe cyangwa ukagenda uri gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ariko ushobora kuba uri kugenda mu muhanda ukabona akana kambutse umuhanda, ukaba ubona ushobora kukagonga ugahita ukacira feri, byo biremewe kubera ko uri kurinda umuntu ibyago. Ariko ukagenda uri gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago biba bibujijwe. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kirangwa no kuba gifite ubuso bw'ibara risa rite? A. Umukara, B. Umweru, C. Ubururu, D. Umutuku. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umweru. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru, nta kirango. Kikaba kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Muri make, we umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abayobozi b'ibinyabiziga bariyo ntibemerewe kuvayo. Ntihanyurwa rero mu byerekezo byombi. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo nukudepasa. Bibujijwe gusa igihe byagenze ute? Agiye mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. B. Umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. C. Ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye uba ubujijwe kunyuranaho. Iriya mirongo irombeje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye, uba ubujijwe kuwurenga kubera ko impamvu wawushyiramo bari kuvuga ko ugomba kugendera mu ruhande rw'iburyo. Ariko iyo ucagaguye ho uba ubujijwe kuwurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Iyo ucagaguye urenga ryari? Mu gihe ushaka kunyuranaho, mu gihe ushaka gukatira ibumoso cyangwa ushaka guhindura icyerekezo. Noneho iyo udacagaguye iteka ubujijwe kuwurenga. Ndakeka ko waramutamo B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora.
Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, ntihasohokerwa ibumoso mu nzira banyuramo bazengurutse. B, umuhanda udakomeza ibumoso. C, nta nkengero y'umuhanda yegutse iri ibumoso. D, birabujijwe gukata ibumoso. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni D, birabujijwe gukata ibumoso. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Uri kubona ko harimo agafresh gakata ibumoso ariko gashishemo umurongo ubereretse utukura, bivuga ko ubujijwe gukata ibumoso. Ndakeka ko uramustamo iso cy'ukuri. Ndizera ko uramustamo D, birabujijwe gukata ibumoso. Ndizera ko uramuskandika ku papuro. Turabahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahora n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, uri kugenda mu nzira nyabagendwa ucanye amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ariko ugahita uhura n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, muri bake kiri kuza kigusanga, ugomba kwitwara ute? Ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gukomeza ibumoso. B, kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Uzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse kugira ngo urumuri rw'amatara maremare yawe rudahuma amaso y'umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bikaba byatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Wabona ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ugahita wibwiriza ukazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B, gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C, kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D, guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Ndakeka ko waramustamo A. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira? Ugomba kwitwara ute? Ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B, ikinyabiziga cy'ubutabazi. C, yagize ibyago. D, umuvuduko urenze. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba gukora hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi, kubera ko bino binyabiziga kenshi bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa. Ndizera ko waramustamo A,
ko ugomba guhita ugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe mudasobwa aho waba hose hano mu mujyi wa Kigali. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, online ni ku bantu bari kure cyangwa ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katakunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se ukaba ushaka ko twigana turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali. Turakwigisha mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.